Ndagushuhuje cyane ngo ikaze hano duhuye na Murokore ari guhekenya sinzi niba ari ibijumba cyangwa imyumbati bikaze tumubaze impamvu yabyo cyangwa se ikibimutera umuntu w'umugabo guhekenya umwumbati mu isoko. Wiriwe neza? Mwiriwe. Amakuru Meza. none se uri kurya imyumbati mibisi ni umuti cyangwa se nuko wabishatse gusa? Umwumbati mubisi kurya kuri njyewe ni umuti. Nuki? Ni umuti kuri njyewe. Ni umuti. Ahubwo nagashishikarije n'abantu bose bakora siporo nibura ku munsi kujya barya igice cy'umwumbati kingana n'iki ngiki. Kurwa rero nini cyane. Uyu nguyu ugiye munsi y'ingu ntabwo wagufasha kuko imirenda ibamo hano, imirenda ibamo mu mwumbati mubisi ifasha muri zino ngingo z'amavi. Izi ngingo z'amavi iyi mirenda iragenda ikajyamo n'indovi ntizabashe kurwara cyangwa se ngo rizemo umugesi kwa kundi abantu baba barwaye ibyo bita hari akaboro kabamo hano mu ivi gatoya kajya gasaza iyo katabonye iyo mirenda. Niyo mpamvu rero usanze ndi gufata uno mwumbati njyewe. Muri make uri kuri ki cyane rwose. Ubwo reka dushishikarize n'abandi bantu kuzajya babikoresha niba ari umuti koko, ariko siko araba batayikunda nkanjye ndimo. Nutayikunda n'ubundi ntabwo abantu bakunda umuti. Ntabwo abantu bakunda umuti, n'ubundi umuti ntabwo ujya uryoha. Umuti urabiha. Umuti urabiha. Reka tugushimire noneho tuze kugurana ikiganiro kirambuye mu kanya utubwire ukuntu wabimenye n'ibindi nk'ibyo. Murakoze cyane.